Madame wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame Jeannette Kagame yahawe impamyabumenyi y'ikirenga y'icyubahiro ashimirwa mu muhate agira wo gushyigikira umurezi nyarwanda ndetse n'ibindi bintu bitandukanye by'umwihariko bigira inyungu ku baturage. Madame wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda First Lady Jeannette Kagame yashimiwe cyangwa se yahawe impamyabushobozi y'ikirenga nyuma y'uko agaragaje ko yishimiye ndetse yagomeje gushyigikira uburezi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bigira inyungu kuri rubanda nyamwinshi. Kenshi na kenshi uyu mudamu cyangwa se First Lady wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiye agaragara afasha abantu batandukanye, aho yagiye yimarira cyane no guteza uburezi imbere, aho yashinze ikigega cyitwa Imbuto Foundation gifasha abana b'abakobwa biga kugira ngo basoze amashuri yabo nta kibazo. Gusa Madame wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame si ibyo akora gusa kuko ashyigikira siporo ndetse n'indi mikino itandukanye, aho yagiye agaragara ku bibuga bitandukanye birimo imyitozo, gukina basket, golf, volleyball ndetse n'indi mikino itandukanye, aho yagiye yigaragaramo ndetse akagaragaza ko ayishimiye ndetse ashimishijwe nayo ndetse anayishyigikiye umunsi ku munsi. Jeannette Kagame ndetse n'umugore ngo n'abagore b'abanyarwanda cyangwa se igitsina gore cyo mu Rwanda, kubera yuko ababa hafi akabereka ko abishimiye kandi agashora ibintu bishobora gutuma abagira inyungu bikabagirira inyungu muri rusange. Jeannette Kagame akundwa n'abatari bake by'umwihariko biganjemo urubyiruko kubera umuhate n'umurava agira mu gushyigikira ibintu bitandukanye mu nzego nkuru z'igihugu ndetse n'indi mishinga itandukanye. Jeannette Kagame akundwa n'abatari bake, ariko uyu munsi none rero yahawe iyi mpamyabushobozi ashimirwa ndetse ahabwa umudari w'ishimwe nk'umunyacyubahiro wakoze igikorwa cy'indashyikirwa cyo gushyigikira imiryango itandukanye, gushyigikira uburezi, ubuvuzi n'ibindi. N'ubuvuzi nabwo yashyizemo akaboko kiwe, aho yagiye ashora amafaranga menshi muri serivisi z'ubuvuzi kugira ngo zigere kuri bose kandi ku gihe. Nta vangura mu kuvura mu Rwanda kubera yuko umuntu wese ajya kwivuza agatanga ibiceri bike cyane kugira ngo bamuvure kandi akavurwa agakira. Uyu munsi wa none nta munyarwanda ujya kwivuza ngo atange ibihumbi n'ibihumbagiza by'amafaranga kubera yuko u Rwanda rwazanye mituweli de sante, aho wivuriza ku mafaranga make cyane kubera yuko mituweli de sante yo yishyuwe rwose ivuza ukoresheje amafaranga make cyane. Biri mu bintu byatumye Madamu wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame First Lady Jeannette Kagame yagomeza ashyigikira uburezi ndetse n'ubuvuzi, bikaba biri mu bintu yagomeje kwibandaho cyane muri iki gihe amaze kandi no mu bintu byatumye ashimirwa by'intangarugero. Nimba uri mushyashya kuri Taifa Rwanda, tuguhaye ikaze mu muryango mugari wa Taifa Rwanda, ikaze mu muryango mugari w'abantu bakurikira amakuru acukumbuye kandi y'ukuri. Nimba uri mushyashya kandi subscribe kugira ngo ujye udukurikirana umunsi ku munsi. Njye nitwa Elise Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde.